Nitwa Martin Shimo Info, uyu ni Walter Life. Uraho Martin? Uraho Walter? Ni amahoro? Yego, isi iri mu bibazo bikomeye, tugomba kuba tumeze neza. Yego, reka dutangire dusenga. Data turi mu ijuru, dufite ibi biganiro hagati mu kajagari isi irimo. None murikira ibitekerezo byacu hiri iki kiganiro, tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Martin, hari abantu benshi cyane bashaka kuvuga, bibaza ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, batese ni ubuhanuzi bwo mu Daniel 11 buvuga iby'umwami w'ikasikazi n'uw'ikusi. Twakomeje kubyitegereza igihe runaka, ariko ntitwigeze dushaka guhita tubivugaho kugira ngo tutajya mu rujijo, ahubwo turashaka kugira imyanzuro tubifatira. Ariko reka tubirebeho kandi twitonze, turebe niba hari aho twabihuriza n'ishusho ya gihanuzi, kuko ibi ni ibintu bireba abantu. Yego, hari amajwi hanze hariya babivuga kwinshi, gusa njye ntekereza ko nta muntu ufite igisubizo kitagishwa impaka. Reka twe kwiyemera kuri ibyo, ahubwo twakira ibitekerezo n'inama, dufungure ibitekerezo byacu. Yego rwose ntituri hano ngo tuvuge ko tuzi buri kimwe, nibyo ntabwo twavuga dutyo. Twese turi abanyeshuri, turiga. Hano hari igihamya dutangiza. Isi yatutumbamo umwuka w'intambara. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 11 cya Daniyeli buri hafi yo kugera ku musozo wo gusohora kwabwo guheruka. Vuba aha amakuba yavuzwe mu buhanuzi agiye kuba. Ibi hashize igihe byanditswe nta gushidikanya, ariko ubuhanuzi bwo mu gice cya 11 cya Daniyeli gusohora kwabwo kwari kukira ahazaza. Turi muri icyo gihe cy'ahazaza, rero niyo mpamvu tugomba guhora tubirebaho. Kandi mu gihe cyashize nakoze ibyigisho urukurikirane nise gusana hasenyutse, repairing the breach, kandi ntabwo nahinduye aho mpagaze kuri iki kibazo. Gusa dushobora kubyagura cyangwa tukabivugurura. Yego, nzi ko twanakoze Profeseri Tubwire mu myaka 2 ishize ivuga kuri iyo nsanganyamatsiko, ariko niyi ni ingenzi ko tuyikora nk'uko wabivuze, kandi tugafungura ibitekerezo. Gusa nta gihari cyo gupfusha ubusa. None iki ni igihamya cyo muri Testimonies volume ya mbere, page 268. Neretswe abatuye isi bari mu rujijo rukomeye cyane. Intambara, kuvusha amaraso, amage, irari, inzara, icyorezo, byari hose mu bihugu. Dufite ibi byose, mbese ntitubifite? Yego, ubu birahari. Navanye amaso ku byo nabonaga, byagaragaraga nk'aho habonetse agahe gato k'amahoro. Nanone nongeye kwereka abatuye isi, ubwo nanone buri kintu cyose cyari kiri mu rujijo rukomeye cyane. Gushyamirana n'imburanya, intambara, kuvusha amaraso, inzara, icyorezo, byari biri hose. Mbese birashoboka ko tuvuga ku ntambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose hano? Yego, haramutse ari iki kiganiro cyashaka kuvuga, cyahita bihura neza rwose. Yego, noneho kuva ku ntambara ya kabiri y'isi yose, kandi yiswe intambara y'isi yose, ariko yari iri mu gace kamwe rwose mu buryo bugaragara. Yego, mu Burayi honyine, wenda no mu Buyapani gutyo, hano na hariya, ariko hano turimo turabona hose. Andi mahanga yari ari muri iyi ntambara no muri uru rujijo. Reka tubirebe nta gushidikanya yuko hano atari ikibazo cy'Uburayi gusa, ahubwo ari ikibazo kireba isi yose. Irari no kuvusha amaraso byateye icyorezo, intambara yateye inzara, abantu bagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kubaho, bashya ubwoba kubw'ibyenda kuba ku isi. Martin, mbese ni iki gitinyisha abantu? Ni ikintu batazi, ni n'ikintu kiba kigaragaza nk'aho gucika ku icumu bigoye cyane.
mbese icyorezo ntigishobora gukora ibyo? Yego. Mbese ibitwaro bya kirimbuzi ntibishobora gukora ibyo? Yego. kandi nanone n'impuha z'intambara zishobora kuzana ubwo bwoba. Yego, nabonye muri Matayo 24 Bibiliya itangaje cyane aho ivuga ngo hazabaho intambara n'impuha z'intambara, kandi impuha z'intambara zimeze nk'aho ari ikintu kivugwa cyane muri iki gihe. Yego, zikazana ubwoba. Hari intambara, ariko hari n'impuha z'intambara nazo zitera ubwoba abantu. Yego, bigaragara nk'aho bimeze nabi ku itangiriro, ariko byagera ukabona impuha nizo zari zikomeye cyane kurenza ukuri kw'ibintu. Reka turebe imirongo mike hano muri Daniyeli 11 ku iriburiro ry'iki cyigisho. Yego, n'ubuhanuzi burimo gusohora. Abo bami bombi ni uw'ikasikazi n'uw'ikusi ntabwo tubayeho mu gihe cyo gusohora kw'ibi ngibi, ahubwo twarabirenze, byasohoye kera. Ariko hagomba kugira ibiba nyuma, kandi harimo ihame rikomeye cyane tugomba kwitaho. Abo bami bombi uw'ikasikazi n'uw'ikusi imitima yabo izaba iyo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kwitaho. Iki ntabwo twareka kucyitaho, kuko wahita uva mu mutego uramutse utitaye kuri ibi bintu nk'uko bivugwa hano. Yego, hano dufite abanzi babiri babeshya bose, kandi barabeshyana bari ku meza amwe. Bagaragara nk'aho bahanganye, ariko mu by'ukuri bicara ku meza amwe. Rubanda rwitegereza ibyo rukayobywa. Ibi twabyita amakuru y'ibihuha, niko babyita abantu. Ariko Bibiliya ivuga ko ari imigambi mibisha bicara bagategura bayiteguriye hamwe. None bigenda bite? Ariko imigambi yabo ntizuzura. Mbese ikitazuzura ni iki? Nibyo byaha bategura gukora. Imigambi yabo ntabwo izajya mbere, ntabwo izuzura, ariko bizagaragara nk'ibyenda kuzura, kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Mu yandi magambo, bazatakaza ububasha bwabo. Mbese twavuga ko uyu ari umukino ku isi yose, aho abantu barimo babeshywa bakabwirwa yuko hariho imirwano y'abantu bashyamiranye, kandi bo ubwabo bicara ku meza babizi neza. Ibanga nicyo kintu cya mbere kigize ibyo bakora. Yego, bakwereka icyo bashaka kubona. Mbese ubwo ibigo bikorera mu bwiru cyangwa se bikorera mu ibanga bigomba kuzamo? Mbese nk'uko ubuhanuzi ntutubwira ko bihari kandi ko tutagomba kugira aho duhuriza nabyo, ntimukifatanye n'abatizera, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Yego, ibi rwose niko bimeze. Dukeneye rero kubona uku gukora ibyaha uko ariko. Kandi se icyo bagendereye ni iki? Kubera iki? Intego yabo ni uko ibitekerezo by'abantu babinyujije mu binyoma bigomba gukurikira imigambi runaka, kandi iyo migambi ni ukuyobya. Yego, ni ukuyobya abantu. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere. Hano turareba amateka, ariko ubuhanuzi bushobora kugira no gusohora ko hazaza, nk'uko muri Matayo 24 havuga ibyabaye ariko bizongera no kuba iherezo. Yego, kuko inkuge z'ikitimu zizamutera zikamurwanya, bizatuma agira ubwoba asubireyo arakariye isezerano ryera, kandi azakora uko ashatse. Niko ko azasubirayo yitaye ku baretse isezerano ryera. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Inkuge z'ikitimu mbese zifite aho zihuriye n'ubukungu,
kandi ko icyo kibazo kigomba kuba ingenzi cyane muri iyi ntambara iheruka. Yego rwose bugomba guhungabana, hagomba kubaho ihungabana ry'ubukungu, amafaranga agata agaciro kandi agashyirwa mu murongo utuma abantu bemera ibintu runaka bategetswe kugira ngo bayobywe. Kandi biratangaje ko uku gukora ibyaha gushingiye ku kureka isezerano, yego ntabwo ari ibintu byo mu bantu batishingikiriza ku Mana gusa, ahubwo biri no mu iyobokamana. Yego rwose bifite aho bihuriye n'iyobokamana cyane. Kandi abantu bari muri ibi ngibi, muri ubu bukozi bw'ibyaha, ni aba ngaba baretse isezerano ry'Imana, isezerano ryera. None se ubwo ushobora gutekereza ko antikristo ashobora rwose guhita aboneka hano? Yego rwose ni nawe uvugwa, niwe muyobozi, niwe mwami w'ibi byose, kuko niwe mutware w'abaretse isezerano ryera, yitwa antikristo. Sibyo? Reka rero tubisobanure kurushaho. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, reka tubyite gutyo, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Ubwo hano dufite ibintu byo mu iyobokamana hano. Ingabo ze za gisirikare azazihagurutsa, agenzura igisirikare force. Ariko abo bombi bicara ku meza amwe. Niba ari uko bimeze, mbese utekereza ko ashobora kugenzura ingabo zombi, uruhande rumwe n'urundi ingabo zombi akazigenzura? Yego rwose. Okay, ibi ni ukuyobya kandi ni imigambi mibisha itegurwa, kandi abantu barasakuza bati n'ibihuha. Afite igisirikare ahagurutsa. None icyo gisirikare agikoresha iki? Agikoresha mu konona ubuturo bwera n'igihome. Twize ubuturo bwera, kandi ubuturo bwera ni inama y'agakiza iri mu bishushanyo. Yego, hari ubuturo bwera mu ijuru, nubwo mu isi niko bimeze, kandi bishushanya umurimo Kristo akora. Yego, azahagurutsa rero izo ngabo ze zonona ubuturo bwera, ubwo zizonona inama y'agakiza. Ubwo azashyiraho ikindi kintu mu mwanya wa Kristo. Yego niko bimeze. Kandi agomba guhindura ibyo amaso y'abantu yararangamiye, ahubwo akayerekeza ku bindi bintu. Mbese ubwo ntihashobora kuba nk'ubutabera bw'imitwe mu isi aririmba. None ibi bigizwe n'iki? Bakureho igitambo gihoraho. Ndabizi ko ibi ngibi twabiganiriyeho cyane. Ibitambo byongewe ku gitambo gihagije cyatambwe rimwe, kandi ibi ngibi hari abavuga yuko ari ubupapa bwa gipagani bwakuweho hakaza ubwa gikristo. Ariko uko byagenda kose, icyo barimo bakora hano ni uko bagomba kugeraho bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. None icyo ni ikihe? Icyo ni ikirango cya Roma cyazengurukijwe Yerusalemu, kigera nubwo gishyirwa muri Yerusalemu imbere. Ni ikimenyetso cya Roma ya gipagani kigaragaza ubutware bwayo. Kandi si ubupapa aribwo antikristo buvuga ko bufite ikimenyetso cy'ububasha bwayo. Yego rwose. Ni ikihe? Ni umunsi w'icyumweru, kwera kwawo, kuko bavuga ko ari ikimenyetso. Kuba ariko ubwo baravanye ukwera ku munsi w'isabato, umunsi wa karindwi bakagushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru, bati ni ikimenyetso cy'ububasha bwa kiliziya. Iyo ushaka kumenya ibyo, ugomba kumenya ko buri muntu wese ufite ubutware agomba kugira ikimenyetso, ikintu kigaragaza yuko afite imbaraga. Roma rero iki nicyo yakoze kugira ngo igaragaze yuko ifite imbaraga. Kandi igihe umuntu yemeye ubwo bubasha bwa kiliziya gatolika y'i Roma, ubwo abashyigikiye konona ubuturo bwera, kuko abashyize umuntu
uvuga ko yasimbuye intumwa mu mwanya wa Kristo, kandi akavuga yuko ari we ugomba kuguha agakiza binyuze mu masakaramentu ye, ndetse no mu bikorwa byose agukorera akakubabarira ibyaha. Ibyo ngibyo nzi ko muri porofeseri tubwire yahashize hariyo twabiganiriyemo, ariko icyo mvuga hano ni uko umwami w'ikasikazi n'umwami w'ikusi baganira bicaye ku meza amwe, bagategura ibyo kuyobya, bagakora ibyaha kandi bakabeshyana, kandi uko gukora ibyaha bagukorana n'abandi bafatanyije nabo kureka isezerano, kandi bagakoresha igisirikare guhatira abantu gukora ibyo bashaka, bakavanaho igitambo gihoraho, bagashyiraho ikimenyetso cy'ububasha bwabo mu mwanya w'ikimenyetso cy'ububasha bw'Imana bwo kurema. Ibi rero ni ibibazo by'iyobokamana. Ibi bitugeza ku kirimo kiba hagati y'Uburusiya na Ukraine, kuko hari abantu batekereza ko Uburusiya nk'uko bwahoze kandi n'uyu munsi bukaba buri igihugu cya gikominisite ari umwami w'ikusi, kuko ntabwo bwishingikiriza ku iyobokamana. Noneho hakaba hari n'umwami w'ikasikazi ari we bupapa. Uku niko abapiyoniye batekerezaga, kuko bavuze yuko umwami w'ikasikazi ari ubupapa. Kandi nyine mu buryo bugaragara, iyo usomye urugero igitabo cya Yeremiya, ubona ko igihe umwanzi yaturukaga ikasikazi buri gihe habaga havugwa Babuloni, kandi umutambyi mukuru ndetse n'umwami wa Isirayeli bagombaga kunamira umutware wa Babuloni. Uwo yari Pontifex Maximus. Iyo usomye mu mateka, igihe Umedi n'Ubuperesi bwatsindaga Babuloni, Perugamo yabaye umurwa mukuru, yabari hishyirwa iyo titire Pontifex Maximus iza gushyirwa ku mwami w'abami wa Roma, itanzwe n'umwami wa nyuma wa Perugamo, Atarusi wa gatatu. Hanyuma iyo mpano iza kugira ibyo ishingiraho. Kimwe muri ibyo kwari uko agomba kuramywa nk'Imana, kandi Julius Caesar, Kayizari Julius, niwe wakiriye bwa mbere iyo titire ndetse n'ubutware bwo kuramywa nk'Imana. Basi Kayizari bari Imana. None Pontifex Maximus ninde ufite iyo titire uyu munsi? Ni papa. Ubwo rero niwe warazwe iyo titire w'Umuroma. Ibi ni ukwishyira hejuru ku rwego rukomeye cyane. Niwe mwami wa Babuloni mu yandi magambo. Ubibona no kuri konte ya Twitter. Igihe cyose bamurifaringa ko ari @Pontifex Maximus, rero nta gushidikanya. Ibi rero ntabwo twamuvana muri iyi ekwasiyo. Tuzi ko ubugorozi bwo muri iki gihe bwigaruriwe bwashyize Antikristo wahashize cyangwa wahazaza buvanaho inyito y'ukuri, ariko ibyo ntibishobora kwemerwa. Siko abaprotestani b'ukuri babibona, kandi siko n'abadiventisite babitekereza. Yego rwose, kandi ntaho bihuriye n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, kuko ntushobora guhindura amateka. Rero Martin, reka turebe ku byo abantu barimo bavuga kubera muri Ukraine muri iki gihe. Kandi biratangaje cyane ko ahangaha harimo abamikazi b'abanyaburanga, abakinnyi b'amafilme. Reka turebe icyo uyu mudamu ukora muri parlement ya Ukraine yatangaje. Aha ndavuga ndi kumwe n'abo dufatanyije, turi abanyamuryango bo kwirwanirira, tugahangana n'abaduteye, kandi turi abasirikare. Kuvuga ko turi abasirikare tukaba twiteguye kurwana si ibivuga gusa, ahubwo turanabyerekana binyuze mu nyifato yacu. Ukraine ubu irimo irarwana cyane. Putin nta nsinzi n'imwe arimo abona mu nsinzi yashakaga, kandi ubu hari abasirikare b'Abarusiya bagera ku 4,300 bamaze kwicirwa ku butaka bwa Ukraine. Ntekereza rero ko ari umusaruro mubi cyane ku munyagitugu, sibyo? Niba koko iyo mibare ariyo, ibyo rwose sibyo Putin yari yiteze. Ariko twebwe abanya-Ukraine ntekereza ko twatangaje isi yose yabonye ubushake bw'abanya-Ukraine bwo guhaguruka bakarwana. Mbese ubundi wowe ntiwatunguwe? Oya, jyewe nta cyantunguye, kuko tumaze imyaka 8 turwanya Putin, kandi binyuze mu mpinduramatwara zo mu gihugu cyacu, kuko tutemeranyaga n'ibyakorwaga n'aho bashakaga kutuganisha
ariko ubu ni igihe gikomeye cyane kuko tuzi ko tutarimo turwanirira Ukraine gusa ahubwo turanarwanirira ubutegetsi bushya bw'isi mu bihugu bigendera kuri demokarasi. Twamenye ko turi ingabo z'Uburayi, tuzi ko tutarimo turinda Ukraine yonyine, ahubwo turimo turarinda ibindi bihugu byose bishobora nabyo kuzagenzwa nkatwe turamutse dutsinzwe. Gusa twe ntidushobora gutsindwa. Mbese ubwo uvuze ko Ukraine izatsinda Uburusiya muri iyi ntambara? Yego rwose niko bimeze, nta kundi gukekeranya mfite mu bitekerezo byanjye. Ndabona abagore nkanjye bahaguruka bakarwanira imiryango yabo n'imijyi yabo n'igihugu cyabo. Nta butware na bumwe mu isi yose bushobora kuturimbura twebwe. Martine, hari ibintu bitangaje avuga. Ntabwo barwanira Ukraine gusa, ahubwo bararwanira New World Order, ubutegetsi bushya bw'isi. Yego, n'ibihugu bya kidemokrate, NATO, n'ibindi byose. Igitangaje kuri jye ni uburyo birwanaho. Bigaragara nka za dystopian movie, za filime za dystopian. Ati nta kintu kibi gihari. Uburyo bigaragazwa hano bye birangora kubyumva. Aravuga ngo abasirikare b'Abarusiya bagera ku bihumbi bamaze kwicirwa ku butaka bwa Ukraine, kandi iki gisirikare gikomeye cyane cy'Uburusiya mbese ntigishobora kurimbura aka gahugu mu minsi mike cyane. Ibyo biratangaje cyane, kandi ubu barizera ko bazatsinda. Barimo baritoza bakoresheje imbunda z'ibiti. Abantu bakavuga bati ibi ngibi ntibishoboka, ariko nta gushidikanya hari ibitagenda neza muri Ukraine, hari ibihe bibi. Ariko niba itangazamakuru ririmo ritubwira ukuri, icyo ni ikindi kintu. Yego, ntabwo dushaka kugaragara nk'abantu batagira impuhwe ngo bavuge yuko nta kintu kirimo kibibara muri Ukraine. Ntabwo rwose ari byiza ibirimo bihabera, ndetse biteye kubigirira impuhwe yaba bitarabaye. Ariko iyo turebye ku ishusho ya gihanuzi, hagomba kubaho gusekurana kw'ibyo. Ikasikazi n'ikusi bicara ku meza amwe hamwe n'abaretse isezerano ryera. Abo ngabo bagendereye kuyobya kandi bakoresha propaganda, icengeza batwara muri rubanda. None imigambi hano ni iyihe? Abantu bamwe baravuga ngo Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bwa gikoministe ngo bahagarariye umwami w'ikusi, kuko ari abakoministe, bakaba ari abate ntibemera Imana, ngo icyo bakaba ari cyo bahagarariye. Noneho mu burengerazuba bakaba bahagarariye umwami w'ikasikazi, niko bitekerezwa. Kandi umwami w'ikasikazi akaba ahagarariye imico mbonera, mu gihe uw'ikusi ahagarariye kuyangiza. Ariko Martine, jyewe iyo shusho ntabwo nyemera. Ndakubwira impamvu. Kuko mu byari bihari imbere, mu bigaragara, hari ibice bibiri. Hari Babuloni igaragara, yari ihagarariye iyobokamana na politike byivanze, kandi iyo Babuloni igaragara yahanganye na Egiputa, ariyo yari ubutegetsi butemera Imana. Ntabwo rero wazana ibi mu by'umwuka. Mu Byahishuwe 11 habigaragaza neza, havuga ngo ariyo Egiputa mu mvugo y'umwuka. Ububasha bwaturutse ikuzimu, inyamaswa yavuye ikuzimu, ubutegetsi buheruka nabwo bukaba ari bumwe mu bugize ya nyamaswa iteye ubwoba cyane kandi itigeze ihindura ibara ryayo. Igihe iyo nyamaswa yatangiraga gutegeka, hagombaga kuba habayeho gushyamirana
n'umwami w'ikasikazi wo mu by'umwuka. Ubwo rero turareba ku mitekerereze, ntitureba ku bihugu. Kandi iyo ubisubije mu by'ibihugu bigaragara, ubwo amaso yawe atumbera agace runaka ko mu isi, kandi iyobokamana mu isi nibyo ririmo rikora. Turazi kwerekana videwo y'ukuntu barimo babigaragaza yuko ibi ngibi bitujyana ku ntambara izaba muri Isirayeli. Iyo ngiyo niyo shusho ya gihanuzi bafite. Futurism cyangwa se gushyira antikristo ahazaza ni ikinyoma cya kijesuiti kigendereye kuyobya. Rero reka tugerageze ibyo ngibyo tubyigizeyo, tuvuge ko tutarimo tureba ku bihugu, turareba ku mitekerereze. Mu myaka y'umwijima, ninde wagenzuraga imico? N'ubupapa. Yego rwose n'ubupapa nibwo bwategeka kuko abantu babaho mu buryo bukomeye cyane. Mbese bakoreshaga abategetsi badashingiye ku madini kugira ngo bahatire abantu imico mbonera runaka. Yego rwose barabikoraga. Guhera ku mpinduramatwara y'Abafaransa, mbese batakaje bwa bubasha bwo gutegeka abantu imico mbonera binyuze mu bategetsi batishingikirije ku Mana. Yego, byitwa uruguma rwica. Batakaje ububasha bwabo, ariko urwo ruguma rwica rugomba gukira. None Maritini, uku kutishingikiriza ku Mana, mbese kuri ku gihugu runaka cyangwa kuri mu bihugu byose? Ni mu bihugu byose. Aha, uyu mwami w'ikasikazi, imitekerereze ye yuko imico mbonera igomba kugenzura isi yose, Kiliziya Gatolika igategeka isi yose, mbese biri mu bihugu byose? Yego rwose. No mu China bwa gikomuniste, mbese Kiliziya nubwo itagaragara ntifite akazi gakomeye cyane mu Bushinwa. Yego rwose. Mbese Kiliziya ntifite influence ikomeye cyane mu Burusiya. Yego rwose. Mbese Kiliziya ntifite influence muri Ukraine. Yego rwose afite imbaraga nyinshi cyane. Rero ntiwavuga ngo hano hari umwanzi, ngo hano hari inshuti. Biragutse cyane kurenza ibyo. Turimo turareba ku mitekerereze. Turimo turareba ku mitekerereze ibiri igomba gushyamirana hano. Ibitekerezo bimwe ni iby'umwami w'ikasikazi, ari ryo iyobokamana na politike byishyize hamwe kugira ngo bihatire abantu uko bagomba kubaho, kandi bikagengwa n'ubupapa. Noneho hakaba hari na secularisme, kutishingikiriza ku Mana. Urugero dufate Joe Biden, mbese si uwo muri Kiliziya Gatolika y'i Roma? Ubwo wakamwise umurwanashyaka w'umwami w'ikasikazi, ariko se ntafite kutishingikiriza ku Mana kwinshi kurwanya iby'umwami w'ikasikazi ameze nk'ushaka? Yego rwose, afite byinshi bimeze nk'ibishyamiranye n'iby'ubupapa bwigisha. Yego. None se ubwaho ntiharimo urujijo? Hari urujijo muri we rw'ibyo ahagarariye byo ku mwami w'ikasikazi n'ibyo ku mwami w'ikusi. Ariko icyo tuvuga hano ni uko ku iherezo imitekerereze imwe igomba kwigizwayo. Kandi uriya aravuga ngo ntabwo barimo barwanira Ukraine gusa, ahubwo bararwanira New World Order. Ibyo reka tubivuge neza. Umuntu wese arimo aratinya New World Order. Ariko se New World Order ni iki? Ubutegetsi bushya bw'isi bufite byinshi birimo. Harimo iby'ubukungu. Yego rwose iby'ubukungu birimo. Ariko New World Order, ubutegetsi bushya bw'isi, bugizwe no kuba abategetsi bo mu isi bazaha ububasha bwabo Kiliziya. Yego, iyo niyo New World Order. Kuko Bibiliya iravuga ngo abami bo mu isi bazaha ubutware bwabo ya nyamaswa. Mbese ubwo bubasha ntiyabwambuwe nyuma y'impinduramatwara y'Abafaransa? Yego rwose. Mbese ntibagomba kubuyisubiza? Yego, niko bigomba kugenda. Rero reka tubireberaho, aba ariho ikiganiro tucyubakira. Maritini, hano hari imbwirwaruhame yatanzwe na Putine, kandi ni ingenzi cyane. Ni imbwirwaruhame y'ingenzi kuko imeze nk'aho umwami w'ikasikazi ari uvuga kuruta umwami w'ikusi, sibyo? Mbese uyu muntu ntafite ibitwaro bya kirimbuzi?
yego rwose amakuru yose niko abigaragaza, bimeze nk'aho urutoki rwe ruri kuri buto yiteguye kuyikanda. Mbese ntiyagiye abyivugira? Yego. Mbese ntiyanateye ubwoba isi avuga ati mwibeshye mpite nkandaho mushire? Yego rwose, yateye ubwoba isi cyane. None si ibi birema ubwoba ko hashobora kubaho intambara ya gatatu y'isi yose? Reka twumve icyo yavuze, turebe icyo twakuramo. Rero ibirango by'igihugu n'umuco wacyo bifitanye isano n'iterambere ry'umubumbe wose, kandi aha hakubiyemo imyitwarire y'abantu na gahunda za politike. Tubona ibihugu byo mu Burayi byaramaze kwanga no kwibagirwa imizi yabyo, aho bikomoka mu Bukristo kandi aribwo bwanateye kubaho kw'iri terambere. Barimo barimika imyitwarire mishya, bakihakana ibyabarangaga kera nk'ibihugu. Ibyerekeye idini, umuco ndetse n'imibanire y'abagabo n'abagore byose byarahakanwe. Politiki zaho zifata imiryango irimo abana benshi bakayinganisha n'ubwifatanye bw'abaryamana bahuje ibitsina. Kwizera Imana no kwizera Satani nabyo bakabihawanya. Gukabya gushaka gukorera mu mucyo mu bya politike zo muri ibyo bihugu bituma banemerera amashyaka ashyigikiye gusambanya utwana duto. Abantu benshi bo mu bihugu by'Uburayi baterwa ipfunwe no kwifatanya n'iyobokamana. Iminsi mikuru ya Gikristo ivanwaho kandi ikitwa ukundi ikitwa ikindi kiyipfobya nk'aho ibateye ipfunwe, bityo umuntu agahisha imyitwarire yimbitse y'iyo minsi. Ibi bihugu kandi bigerageza guhatira ibindi bihugu kugenza nkabo ku isi yose. Je nizera neza ko ubwo ari uburyo bwizewe bwo kurimbura umuco. Ibi bitera akaga mu bantu n'imyitwarire mu burengerazuba bw'isi. Nyuma y'impinduramatwara yo mu 1917 ishyaka rya Bolsheviks ryishingikirije ku mahame ya Marx na Engels, kandi byanavuze ko rigomba guhindura imigenzo yari iriho, atari yo muri politike no mu bukungu gusa, ahubwo ibigize imyitwarire ya muntu ndetse n'imyifatire ya sosiyete ikungahaye. Gusenya indangagaciro zo mu myaka ya kera, iyobokamana ndetse n'isano hagati y'abantu, kugeza ubwo umuryango wirengagizwa burundu, umwete wo gusabana n'inshuti ugakendera. Bamwe bo mu burengerazuba bizera kuvana ibyo byose mu nzira, kandi byararanze amateka yabo. Akarengane, kurenganya benshi mu nyungu z'abakeya, ndetse n'ubusabane bwo kureka uko kera abantu bafataga ba nyina na ba se, ndetse n'iby'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore. Bizera ko ibyo byose ari ibyapa biri ku nzira byerekeza ku mpinduramatwara rusange muri rubanda. Maritini, ryari ijambo rivuga ku by'imyitwarire. Mbese ubupapa bufite imigambi yo gutuma umuryango witabwaho cyane mu mico mbonera? Yego rwose, bawugize ikintu cy'ingenzi, nicyo barebaho cyane. Ubutabera bugomba kwimikwa mu isi ndetse n'umuryango. Kimwe mu bibazo bavuga ko umuryango ufite ni igihe cyo kuruhuka ndetse no kwita kuba umuryango. Ni byiza kuba ubuzima bwawe bwiza, ku mibereho yawe y'iby'umwuka, ni byiza ku kubana n'abantu kwawe, byose ni ingenzi. None rero ubwo umuryango bawushyira imbere muri icyo kibazo cy'imico mbonera n'imyitwarire ya rubanda. Yego, mbese arumvikana nk'uhagarariye umwami w'ikasikazi? Yego rwose, ni umwami w'ikasikazi, niko ari kumvikana hano, kandi ni ingenzi cyane yuko ibyo tubisobanukirwa. Noneho turamutse rero dutandukanyije ibihugu hano, kuko turimo turareba ku mitekerereze, ubwo twabona ko icyo arimo avuga hano ariko twebwe nk'Uburusiya tutiteguye kwemera gusubira inyuma kw'imico mbonera kuri mu isi. Mbese si icyo avuga? Yego rwose, reka mbisubiremo. Aravuga ngo twebwe nk'Uburusiya ntitwiteguye kwemera gusubira inyuma no kwangirika kw'imico mbonera, kwigizaho imico mbonera. Ati ibyo ntituzabishyigikira. Mbese si icyo avuga? Yego rwose, nicyo avuga. Mbese nindabona nk'imbaraga irimo ishyiraho kwangika kw'iyo mico mbonera. Ni wa wundi ugomba kuyirinda. Ubwo arimo aravuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arimo aravuga n'Uburayi. Yego, ibihugu bya Gikristo
nibyo yavugaga rwose. Ibihugu bya gikristo byaretse ubukristo bwabyo, kandi ibi bihugu birimo biragerageza kwagura no gushyiraho imbaraga zabyo muri Ukraine, aho bagomba gushyiraho ibitwaro bya kirimbuzi mu marembo ya Putin ubwe, niyo mpamvu agomba kuzana intwaro akavuga ngo niba Amerika ishyize intwaro muri Cuba, nanjye mfite uburenganzira bwo kuvuga ngo sinshaka ibi n'ibi muri Ukraine, kandi niba Ukraine ivuze ngo igiye muri NATO nzayikuramo. Yego rwose nicyo arimo avugaho Martin, ariko bicara ku meza amwe bakaganira ibyo gukora ibyaha. Yego, ikibazo ni uko ashyigikiye ibyo ubupapa buvuga. Ibi tubitekereze twimbitse, ubu hano turimo turibwira gusa, ariko reka tubivuge dutya. Hari iterabwoba ry'uko ibi ngibi bishobora kubyara intambara irimo ibitwaro bya kirimbuzi. Buri muntu wese ku isi ibyo arabizi, bigatuma abantu miliyoni bapfa, abantu amamiliyoni. Ubwo no hari iryo terabwoba riri aho rituma habaho urujijo mu by'iyobokamana. None ninde uhamagarwa nk'ikiraro gihuza ibyo byombi? Ni papa uhuza impande zombi. Bigaragara nk'aho utagomba rwose kumuvana muri ibyo bibazo. Bibiliya iravuga ngo ntugomba kubikora, cyane cyane uriya murongo uvuga ngo bicara ku meza amwe, niwe ubicazanya, niwe ubahuza. Ubwo rero iki kibazo cy'imico mbonera yigishwa n'ubupapa, kandi rero ubupapa ntabwo bufite amateka meza ku by'imico mbonera. Yego rwose ntayo bufite, ariko mu magambo buvuga bufite amagambo aryoheye amatwi. Yego, hari benshi rero mu isi badashaka kugendana n'imitekerereze yo mu iyobokamana. Hari benshi bo mu Buchina, hari benshi bo mu burengerazuba, rwose bafite iyo mitekerereze, ariko iyo mitekerereze igomba kwigizwayo. None se ubwo ntibyaba ikintu cyiza cyane gukoresha ubwoba bushingiye ku bitwaro bya kirimbuzi kugira ngo ibyo byigizweyo? Yego, uburyo bwose babukoresha. Afite igisirikare, mbese Bibiliya ntiyabivuze? Afite igisirikare gikomeye cyane ategeka. Kandi se ni uruhande rumwe rw'igisirikare cyangwa ni impande zombi? Mbese ashobora kuzikuwanya akazisekuranya izo mbaraga mu buryo bw'ibigaragara? Yego rwose ashobora kubikora. Mbese ntibirimo bibaho ubundi iki gihe? Yego rwose nibyo tubona. Niba Uburusiya buvuze ngo ntabwo ndi bwemere imitekerereze yabo mu burengerazuba bw'isi, kandi niteguye gukanda kuri buto kugira ngo mbibuze, none se ubwo byagenda bite ubwoba buteye abantu kugera ubwo bemera bakava ku izima bakavuga bati reka twemere imico mbonera yigishwa n'ubupapa turebe nayo icyo yabyara? None se Putin ibyo ngibyo urabyemera? Ikibazo mbona ni uko byumvikana nk'aho ari byiza. Yego, byumvikana nk'aho ari byiza, kandi ko byakuraho intambara. None se ubwo byagendekera bite umuntu udashyigikiye urwo rugamba rwo kwigizayo intambara mu isi? Na bariya bo mu burengerazuba babirwanya, biramutse byigijeyo iyi jenoside imeze nk'iri gutegurwa, mbese ubwo ntibyaba ari iby'ubwenge guha ubu bubasha amahirwe kugira ngo turebe? Ubu bubasha bwigaragaza nk'ubufitiye impuhwe isi, bushaka gushyira hejuru abakandamijwe, kwita ku bakene, bati reka twite ku miryango yarazahaye, maze abantu ntibabona yuko ahubwo iyo migambi igendereye kuvanaho isezerano ry'Imana ndetse no gushyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hakaza imico mbonera y'ubupapa ihanganye n'icyo Imana yigisha, kandi abantu bakabikora bavuga ko barimo bakunda ibihugu byabo, bagashyigikira bavuga bati jyewe nshyigikiye igihugu, none ndagishakira imico mbonera kuko nkunda igihugu cyanjye. Igitangaje kuri jye ni uko Uburusiya hano ariko buvugwa cyane ubu.
kandi Uburusiya ni igihugu cya Gikristo. Yego bufite igihe bwamaze buhatirwa guhakana Imana, ariko itorero ry'Aborthodoxe ryaje kwemerwa, kandi itorero ry'Aborthodoxe ryemewe igihe ryamaraga gusinyana amasezerano na Papa. Ubwo rero Aborthodoxe bashinzwe n'ubupapa, bashinzwe n'abajesuite, buhita butangira kubaho no muri Amerika. Ubukomunisme bwahagarariwe na Karl Marx, maze bihita bajya muri buhita butangirira muri ya mpinduramatwara yo mu Burusiya twabonye muri rya shyaka ryaho. Martin, rero ikindi kigaragara hano cy'ingenzi ni uko inkuge z'ikitimu zivugwa hano. Ubukungu, none se ubukungu wabuvanamo ukavuga ko buri bo mu burengerazuba maze ku rundi ruhande ntibuhabe?